waba wifuza sale nziza yo gukoreramo ubukwe, inama cyangwa ibindi birori bitandukanye, gana Inzozi Park. Ese waba wifuza ahantu wasohokera ukishimana n'abawe? Muri Inzozi Park Bar Restaurant tubakirana ubwuzu. Muri Inzozi Park kandi tubafite n'izindi serivisi zitandukanye nka decoration, sonorisation, kandi tunategurira amafunguro abahakoreye ubukwe, inama ndetse n'ibindi birori bitandukanye. Tunatanga serivisi ya food catering ahariho hose. Izo serivisi zose tuzibaha ku biciro byiza utasanga ahandi. Inzozi Park dukorera i Gahanga kuri kaburimbo hafi ya station Mereza. Inzozi Park. Duhamagare cyangwa utwohereze WhatsApp kuri 0788 336 932. Karibu. Ko nibagiye kubwira ngo unzanire akantu ko kurya, ndumva nshonje. Ase wohora nzara. Nyine ngomba kurya. Kuri mu tuntu twiza se. Murakoze. Muzaturangira abakiriya. Washe gusigariraho mere. Muzaturangira abakiriya bajye baza kutugurira. Iki kibono bakimwera n'ibiki. Bashyiramo amata. Ni bya bisabo byanyu n'iki n'iki. Urumva ushaka kukigura se? Nazakira mu bya primus nkabimwera. Ndabizi. Ntabwo ntabwo ari primus gusa na mitsingi yagiye iramo. Ahubwo kana. Akarero. Numva kwa garamere narajya ntubona yo. Shyiramo amata. Harimo imvuguto za taje. Biteze. Cyane ko gusinzira iranyishe. Ako n'ibinza rero komeje kubodanje nagutumiriza kuri hoteli bakagira nta kibazo. Ashobora kungirira neza. Ndumva inzara nyinshi. Mama yambwiye gusigara hano rero ikintu ntekereza no kurundi bubone ibyo kurya kuko bisaba numize hanze. Mfite muri tele nziza. Ngo umuntu no mukre. Bya Zimbabwe byanyu. Sinabonye ibintu bigurwa n'abanyamahanga kenshi. N'abanyarwanda barabigura. Sure. Mfite muri tele nziza. Mezi tese kandi ibintu narakubwiye nawe byaza kugeraho cyangwa se nanjye cyangwa se n'abandi bose. Kandi nakatiba neza. Uribuka umugabo nigeze kukubwira wabyaranye na ariella umwana akamutsa. Uwo mugabo yenda mwibuka waramubwiye. Uwo mugabo siko bamuroze se. Yarozwe kandi bikozwe na ariella. Nabyumviye gutya n'amatwi yanjye. Yirogiye wa mugabo babyaranye. Byagusha yamuze. Bivuze ngo tomorrow is you. Nawe naye mutajya muhoza. Akwanga ko anytime nawe bishobora kukubaho. N'isura mugabo yamurogeye. Naba nkubeshye pe kuko urumva yaramaze igihe amwishyuza uwo mwana. Mbwira ndangirana umwana wanjye n'ibiki yaranze kuhamubwira. Nza kugera nk'embagwaho ibyo bintu ari byo hari akandi kagore bakari mu rugo barimo barihuza. Sanga neza story barimo. Gusa no kuvuga ngo umugabo we yishakiraga umwana we aramuroga kugira ngo adakomeza amubaza umwana. Birakomeye. So mwakora mwagera mute urarya uri menshi nawe nyatagukunda nawe. Ubwo reka nze ndabure Mike wa mukowe wawe. Agumiyo yagiye kuko urumva noneho wa amenye ahantu ari. Noneho sinzi icyo yamukorera. Kubera afitanye beef ndende. Nari mu gihe cyo kwivugana abantu. Dusubwo urumva umuntu ukorera ibintu by'umugabo babyaranye kandi akabikora kubera ko mubajije umwana. Ntibiteye ubwoba sinzi ikintu uyu mugore ashaka nanjye ubu ngubu sinzi. Nubwo turi kubana kuriya umutima uba uri gutya mba ndi maso kuko anytime hapfa umuntu. Ntabwo uyu mugore dukorera ari umwana mwiza. Ibintu uvuga ni byo cyane. So ibyo ukora byose wicunge wirinde hasigaye
Murakoze wanjye. Murakoze kundabura kabisa. Undi ni wowe wanjye. Nabirenze. Ufite inzara reka ndebe ukuntu mutumiriza icyo gikoze cyawe. Urabaye Yesu wanjye. None se ngo ndakwinginze. Ukoreshereza icyaboneka vuba. Ariko ndumva nkumbuye umwijima. Umwijima nawe. Sawa. Sawa. Babwire bihuta kandi man. Cause I don't give a fuck what you say. Yeah, I'ma do shit my way. So you can go kick rocks, I'ma stack bricks up, build what I want to make. Yo, I got a lot of shit to say, so I'ma do this every day. I'll be writing things until I'm fucking buried in my grave. 6 feet deep, but my body won't decay. Cause my messages are timeless, so they'll put them on display. Oh yeah, I rap with a certainty, I have a sense of urgency. A message for eternity, for everyone in eternity. Like wabaye Twese wabaye ntabwo ubizi ko ntajya nkunda kukubona neza gutyo wa mugore yongera aragutuka Ambe niyanuka nose habaye habaye ceceka utuze umbwire kuko nukomeza kumbwira uri kurira ntabwo uri bumbwire ikintu wabaye wamungu wambane jabazanye emukije ibintu yakoreye papa uwo muhungu se ari ubikorera papa wawe mama yamuroze ngo yamurogeshije n'ubu bari mu bitaro ararembye amerewe nabi mubaroze se bamutwara mu bitaro nuko ko nta muntu ubizi nta muntu uzi ko ari uburozi ceceka sibyo none se uwo muhungu yakubwiye ahantu papa wawe arwariye nyine ntabwo namubajije kubera ko ntabwo abizi ko ari papa wanjye nyine aba ari kuntera sitori nyine nkijijisha nkigira ngo nabizi nyine nta kintu mbizi nanze kumubaza ibintu byinshi ariko noneho yarengereye Tracy hanze utuze umuntu ageze mu kibazo akarira ntabwo gishobora gukemuka sibyo bisaba ngo ube umunyembaraga ukomere ubundi dutekereze ikindi kintu cyo gukora kuko ari mama wawe uramukeneye kandi ari na papa wawe uramukeneye sibyo ubu noneho ndakeka igihe cyo kwibwira mama wawe kigeze ukagenda ukamubwira ko banza utuze nose ubwo ntabwo nshobora kuganira nawe uri kurira muri ubwo buryo kuko nukomeza kurira nibyo ndi kukubwira ntabwo uri bubikora uko ngiye kubikubwira kandi kuva kera nkuzi nk'umuntu ukomeye nuzi ko wacitse intege sibyo ubu noneho ugiye kugenda ubwire mama wawe umubwire ko ari wowe mwana we yanze kuva kera sibyo unamubwire ko ubizi neza ko yaroze papa wawe sibyo ibyo ari byo byose umuntu uzi uburozi aba azi n'icyarogora umuntu wenda niyumva ko wabonetse arakugirira impuhwe amurogore akiri sibyo nawe nukomeza kurira nta kintu uri bumare kuko mama wawe ni inyamaswa ariko ikindi bibaza nuramuka umwibwiye ugasanga wenda umujinya yari afite kera ajya kukujugunya niwe agifite wowe uramuva imbere amakuru cyangwa tubyihorere nyine ubwo ngubwo Imana ikora ibyayo niba ari ikiza papa wawe mukize niba ari n'imutwara imutwara apfira mu bitaro yahita apfira muri wese urumva bamujyanye kwa muganga n'uburozi sinzi noneho niba mutaramo imiti yo kwa muganga noneho ukuntu bitamera njyewe ntacyo mwitayeho n'ubundi
ibyo yakoze birahagije nose ntabwo mukeneye nta mafaranga yenye nta kintu kimwe cyenyene ngiye cyo nshaka no kugira ngo uzi ibyo ari byo itegura ugende ubwire mama wawe wenda impuhwe zakibyeyi ntizigaruka arakugirira impuhwe kuko n'ubundi kubaho uhora ubabaye utukana nyoko wakubyaye atakuzi nabyo ni akandi gahinda byibura basi bwa rimwe uruhura umutima witwa umwana ufite mama we ufite na papa we genda uramira ubuzima bwa papa wawe sibyo mbwira neta guherekeze se ukaba ugenda witegura cyangwa wanjye no kuri fone kugenda witegura maze mugende njye ntabwo najya kwiyereka uriya mugore kuko kuva kera amaraso yanjye nayo ntabwo byigeze bikora sibyo Tracy ndakwinginze basi komera sibyo ntabwo nshaka kugenda ameze neza njya kubanza nkaraba amaso meze neza ntabwo nshaka kumwereka ko mbabaye nyine fata izo mbaraga izo nizo nagushakagaho kuva na mbere nukomeza kurira ntabwo uri bube Tracy wanjye uraba wongeye kuba Anatari kandi Anatari mama wawe yamwanze kera sibyo ngaho haguruka ukomeze sibyo Serie Turabakoze kandi abakunda niko muko nyuma yo kuntuka ubonye bidahagije urongera uragarutse kandi mu maso yanjye nta n'isoni ufite hako niki cyakumaza ubwoba hako noneho banze uje kuniga cyangwa kunkuramo iyo kotsa uzi ko nje nkabona wowe nkabona numva umuntu arinjiye ndaje ndarebye nsanga ni Tracy uje kuntera umwako uje kuntera iseseme uje kuntera icyo niki ndumva ngiye no kuruka ubundi uri muntu ki wowe wavutse mu buhe bwoko wavutse mu kahe karere wateye uturuka he uri igiki ibiswahili uravuga ibyongereza sinakubwira n'ibiratini uri hafi kuzabivuga ubundi uri gati ki wowe uri dayimoni ryaturutse hehe mama Anatari wasoje mama nde excuse me mama nde numvise nde Anatari shatse kuvuga iki Anatari wahe umuzi he kamubwire wenda ntabwo ari ikintu wifuza kumenya cyangwa se ni amateka se waba warifuje ko wenda yasibika mu buzima bwawe cyangwa se ni ikintu wumvaga ko cyarabaye nyine cyarangiranye nyine n'igihe Tracy urumva ushaka kunsonga ariko ushaka kunsonga ntabwo ndasoza baravuga ngo ushobora gutaba ibintu bikabura ushobora ariko ikintu wamaze guhinga kikagaragaza imbuto yo kuzamuka ukamenya ko ari kiriya kiri ikijumba ukamenya ko kiriya ruriya ari uruboga ukamenya ikintu kikarebeshwa ijisho buri wese akamenya kugitandukanya ntabwo kiriya kintu umuntu azigera akibagirwa ushobora kugitaba mu bwonko bwawe ariko nta muntu wakibagirwa nta nubwo cyava mu mateka yawe ushatse kuvuga iki ndavuze ngo ntabwo umwana wataye se biravuga ko amutayira umwana wajugunye umwana wabonye ko ntacyo avuze mu buzima bwawe ukabona ko atari umuntu wenda bamubonaga nk'ikisi
n'uruboga umuntu ararureka rugakura ukarurya. Umwana yarakuze yabayeho, abantu baramureze, abantu bitwa abantu batari inyamaswa, baramureze arakura abaho. Imana nayo ishyiramo imigisha yayo, nubwo hari abo yari akeneye ariko ntababona. Shatse kuvuga iki Tracy? Imana ishyiramo imigisha umwana. Shatse kuvuga iki? No. Weza gusonga umutima wanjye. Ndavuze ngo nabayeho. Wese bayidota. Ndavuze ngo nabayeho. What? Yes. You? No. 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 Nabayeho. Nshakaga komba. At least reka nibwire. Washatse kuvuga iki Tracy? Iyo aba warashakaga kumva ko ntabaho, at least bari kunyica abantu bakamenya ko udafite umwana, udafite urubyaro se. Kuko wenda ubuzima wifuzaga kubaho mu buzima. I don't know. Uri Natali? Uri Natali? Jesus. Oh my God. Umwana wanjye. No. Ubuse. Oya. Wajya ufungura urugi neza uzi ko hanze. Gahinda niko kaba kahambyamishije. Tracy arubonye. Oya. Wowe Serie. Ubundi ahanga muri iyi nzu nta mubuzimu ubamo, nta muntu n'umwe ushobora kunza imbere byibura aseka. Wabaye iki? Amasaha yo kujya ku kazi yageze sinayamenya. Awe Tracy avuye anga mukanyarira. Nawe ndabona uje ntazi byawe. Wowe ufite ikihe kibazo? Mana n'ibimbantu barabuze nawe mera nkubwira. Ibiki se kandi bikubaye? Bare mwabana. Mugiye kunsaza burundu nziruke ku musozi. Nimwe banyabibazo nimwe habaye ikiza. Mvuye kuri aho mugabo. Arayakwimye se wamubonye? Andi wamubonye ubwazayaguha. Ndagiye. Njeriwe. Sanga naburiyo. Oya. Naringiye bitamubona na wa musore babana. Abiranga ari kubitana. Ndetse kubitana. Mbabarira reka usigize reka gukina filime imbere yanjye kuko ntabwo nta wowe naba umuntu ugira muri wowe wishaka kunyereka ko wishaka kunyumvisha ko ufite ubumuntu unyereka amarira yawe urira naba umuntu ufite sibwo ntabwo ufite kuko iyo uzi ko uba ufite welcome at least nimba hari n'umukene abakene bafite barabyara bakarira abana babo. Ntabwo nakujugunye. Nagusigiye mama please. Nagusigiye mama wambyaye. Natali wintera gahinda. Ariko ibyabaye byose Mana mbabarira. Ni wowe Natali umwana wanjye.
iyo uza kuba ufite umutima w'ububyeyi, iyo uza kuba wumva muri wowe hari n'urukundo rukeya umfitiye, ntabwo wari gukora ibyo wakoze. So please ntumbwire excuse zawe kuko narabibonye ububyeyi bwawe ibi twanyuranyemo no kuba reka nkubwire ntabwo ntukareba umwana wundi nubwo yego utarubizi ko ari mama wanjye ako warambonaga ko ndi umuntu. Ese iyo urebye umwana wundi bawumva ko ari nk'ikivuma imbere yawe, kumfata kuriya ngo just because utazi ko urubyaro rwawe utazi kuri iki nuko treating abantu just nicyo kikwereka ko nyine nta mutima ugira, nta rukundo ruri muri wowe. N'umwana wawe nari nzi ko ufata neza wenda kubera ko wenda wamuretse kuko wenda yakira urukundo rwawe rwinshi. Numvaga ko wenda we wamuba hafi wagaragaza urwo rukundo rwa kibyeyi, ariko no way ntabyo wakoze, nawe yabuze urukundo rwawe. Wamugiriye nabi, ufashe boyfriend we arafunzwe, ntumurebye ntumwitayeho. Ni igiki wambwira, ni igiki cyasobanura amarira yawe imbere yanjye? Njye narako byavinze ndi kure yawe ariko nkurebe ibyo ukora byose n'ibyo bawe. Niwe mwana wanjye, ntabwo urimo kumbesha, ndarota. Ntabwo Imana yabyemera, please forgive me. Ibyo nagukoreye byose gusabye imbabazi. Ntabwo gusabye imbabazi Natali. Ntabwo naje kugira ngo turumenye gusabye imbabazi. Mbabarira mwana wanjye. Njye ikintu nshaka nuko kora uko ushoboye urogoze papa wanjye. Yes. Wowe naragutakaje, narakubuze, nakubaye hafi, narabibonye ko ntagufite. Ntabwo nigeze nkugira, nagerageje no kukuba hafi kugira ngo ndebe ko at least nazaza kubikubwira namaze kumenya umubyeyi uriwe, namaze kumenya umubyeyi uriwe, rero ntabwo ngufite mu buzima bwanjye, naragutakaje. So please genda urogoze papa wanjye, at least we namwumva. Gerageza, sinzi ukuntu bibigenze, ariko ibintu wamukoreye ntabwo ibintu by'indengakamere. Ni gute umuntu mwabyaranye, okay, ntabwo ngiye wankundaga, basi ntunatekereze ko aho naba ndaho hose basi we yavuga ati umwana wanjye ahari, we basi ukavuga ati njye simukunda, ko papa we basi azamwiteho. Basi uragiye nawe uramurogesheje, wemeye ko wamujyana kwa muganga kandi uzi neza ko niba mugeza kwa muganga ashobora no gupfira. Ceceka. Ruva byose wabimenye nta gisigaye, ariko ngo aya masaha make kuba ndokoye papa wawe, shaka ikintu cyamurokora please. Mwana we, njye nicyo cyari kinzanye. Natali wigenda, Natali wisiga, Natali no. Tekereza utangiye ko ndetse ngasanga kamaze gupfa. Ushatse kumbwira ngo umuntu ari kurimo amafaranga amaze gupfa? Mbuzi icyo nkora, nenda kugwa mbura amarira. Mama, ntabwo nzabyibagirwa mu buzima bwanjye. Ani, ntubwite kugushinyagurira, ariko uri umunyamwaka pe. Nkurikije amateka y'ubuzima bwawe wambwiye, nkurikije ko ahantu wabaye bwa mbere bakwirukanye, nkurikije ko watsindiye amafaranga ukaba akagoryi bakayacisha kuri konti y'undi muntu akaba yapfanye, nuko umunyamwaka. Hari ikintu na kimwe mbigezaho mu buzima.
imbabazi z'Imana. Barero nkubwire mbabara wivanga ibyo bibazo n'undi wowe wapfuye ntabwo muzi nta nubwo uri bumuzure kuko nanjye umwana wanjye ufite ibibazo ikiriho wowe ubwo warangije guhomba pe kuko nta n'umuntu uzi konte y'uwo mugabo nta n'uzi ko amafaranga wenda yaciye hari ayawe iyakire nyine ubwo Imana ifite ubundi buryo izagira gute izagufasha sibyo kuni nayapangiye nta kintu cyari buzavemo amupangira icyo atarabona wa mwana we jya utubaza dore dushaje twarakoze dutanga nijyamira mu cyumba cyane umva telefone nazo umubwira ze ambwira uko I don't really know what comes next. I'm just doing my best, even though I'm so stressed out. Everything just feels like a test that I fail, so depressed when I can't seem to get out. But something deep inside won't let me quit. I swear that I'm inspired by you. Hey, bite? Bimeze bite ko mbona nta kabaraga? sawa Meze neza? nta kibazo Nese ko mbona uri kurira byagenze bite? Bakukubise? Ngira mwana. ushaka iki hano Wabaye iki? Banzubera icyo wabaye nyine mbone ukubwira ikingenzi. Byagenze bite? ariko mbaza icyo nawaye urashaka iki hano Njye nje gushaka amafaranga. Nese ejo harubwo mwanyishyuye? ntabwo Nakavura kaguye n'iki n'iki. mama ntabwo mwavuganye Yajyanye yamfashe se. Nanze ko yagusigiye. okay ndaje ndamuvugisha Niyo hari wenyine se nanone. ariko Bakugize umuzamu. Burigiye ko nza ngasanga niwo uhari gusa. N'ibiceri byanjye batabinsigiye basi. Ako banza umbwira ikintu wabaye byagenze bite se? Uri gutitira wagira ngo waraye hanze. Byagenze bite? harya ngo witwa nde Ngiye nitwa Kabaye. shaka ba menya mu bantu batavukanye amahirwe uwa mbere Ntuge imyaka ibitwirukaho n'ubundi. Ariko gusa jya usenga Imana ibyo bizashira. Mwese byagenze bite? kaba ubona umuntu undimo miliyoni 10 apfe Miliyoni 10 subwo we wagera miliyoni 10. Umuntu ufite miliyoni 10 asa nkawe. bisa nabi Nta gusa nabi pe uri na mwiza. Ariko miliyoni 10 uza abantu baba bari mu bipanga iyo ngiye. Uziko nanjye bara ntarazi ko miliyoni 10. Sinzi nuko zisa. Uwo muntu se byagenze bite? Yapfuye nyagupfa se? kamutera inkuru nubwo wenda nakuzi ako basi mu mwanya nyine tukaganira nyimba mbona nyitayo jewe nakuze mbana na nyogokuru wanjye nyuma maze gukura nkajya mbona niwe turi kumwe gusa ndangije ndamwase nyine mubaza ubuzima bwanjye kuko ntabwo nabona usi wabana n'umukecuru ukibaza niba ari mama wawe ari umuntu ubona ukabona ko atari mama wawe nawe aranganiriza arambwira ko mama wanjye yanaye mfite imyaka 2 papa yari yapfuye mbere nyine nkiri umwana cyane nanjye papa yarapfuye mwana yarakarenze kabisa ako basi ufite mama mama ndamugira nese ko mbona hano byaragucanze kabisa uko nciye mu ijambo nyuma nyine nyogokuru nawe yaje gupfa ndi nkora nibana nzakora accident umukobwa ngonze I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago.
but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays. Way back in Ready? Yeah, I'm ready. Okay. Oh. Ntuzigere ukibagirwa aka kantu kuko urabizi ko ari nkunda cyane. Sure. Okay. Thanks. Nzakomeje kwamfasha. Turagenda gafite. Nkomeze ngufashe. Tugende. Ntiyari. Before yuko tugenda, ndashaka ko twihutisha ibintu. Hari amakuru namenye atari meza. Ayahe makuru? Uyu mugore muhanganye, Mama Ariella. Serie hajemo ibintu by'amarozi, ibintu byatangiye kumera nabi. Amarozi. Hari umuntu nzi yaroze. Bivuze ngo natwe anytime akomeje kumenya ibintu byanjye nawe. Byamera nabi Serie. Mbabarira twihutisha ibintu tuve hano vuba byihuse. Cyangwa se uyu mugore nta mikino agira n'umugome mari. Mu mukobwa nyine tuza kubana ariko byaka tubyihorera nyine dushaka kukubwira abona ko ayo mafaranga. Nyine twaje kuburana. Ndamutsinda. Nkore nakuye ayo mafaranga ariko uwamburaniye. Wayatwaye kandi ikibabaje sha. Ese warashatse umubyaje? Niwe wamunshaki. Uwo mukobwa? Uwo muganga niwe wanshakiye umwavoka aranamwishyura. Amasezerano yavugaga ko nintsinda urubanza amafaranga ariwe bazayaha agakura haye arasigaye akayama. Muganga agakura haye? Nta n'ubwishingizi wari ufite? Nta kintu nta makuru njye nta kintu nari mbizo kuko yarangiriye neza urumva njye ntabwo nabona amafaranga yo kujya mu rukiko. Uko twasinyanye nyine nuko nguko. Ngeraho ndamubura ariko ndamushaka uyu munsi byambayeho rero. Yagiye kwitaba nsanga yapfuye. Yapfuye? Numva wabwire n'akaga. Kandi yari na Serie wanjye. Uwo mugabo yari Serie wawe? Mbese yapfuye bya nyabyo wabonye umurambo? Nukuri barakubititse. Harya yindi wambwiye ko yitwa nde? Uwayo Annette. Miss Basi nta ubundi muntu ufite nyine wabikugeramo akagufasha? Siko ntabwo uri kumva ko ndi imfubyi. Nta muntu n'umwe muri ubu buzima mfite. Sinzi. Mbese harya mu rugo hari? Wabagaye? Aho navukiye cyane. Aho wavukiye nyine aho mama wawe yagutariye. Twabaga ahantu bita Inyawera. Inyawera uzi ko ari muri quartier zo mu rugo? Ahubwo uzi ko ruwahudu we? Mbese mama wawe bamwitaga ndetse? Quartier zose ndayizi nta hantu wambeshye. Ubanza nawe nkuzi ukiri akana. Mama yitwaga Mukansanga Jeannette. Mukansanga? Mukansanga ni mama. Jeannette? Jeannette, Mukansanga Jeannette. Ta ebyiri na nyuma. Mukansanga Jeannette. Ese yaba ari we mama wawe? Niko kuri yitwaga nde? Bamwitaga Dorcas. Dorcas? Dorcas. Sini gute twaduhuje mama na nyogokuru? Bazira quartier zose ndazizi nta hantu wambeshye. Nabo ababyeyi banjye. Seshoka gute? Jeannette rwose abyarwa na Dorcas ibyo ni ibintu nzi. Imyaka ingahe? Inde? Ngewe ngifite 23. Okay. Kamwereka ibintu ugiye kumfasha rero. Ufite telefone? Telefone ndayifite. Hamagara mama wawe.
Kuba mama rero amaze kugera kure. Sigaye namwigishije kubyo atangira kumenya kurogana. Shasha umuntu utinyuka kuroga umuntu babyaranye. Yaruzi wumva babyaranye. Wa mugabo babyaranye kayamuruzi. So bivuze ngo natwe nta muhe yatugirira. Ibi nigira ngo bankunze ngo ibiki nanjye yanyica ubwanjye. So mbabarira ibintu tubiki. Tuvangavu. Ahubwo bigize. Okay, reka mpite mbishyira imbaraga. Kamishyira imbaraga nshake n'abantu banje bo mwimbere bana bose babijemo ako tubyihutisha. Uko byamera kose amafaranga tugomba kugenda tuyajyanye. Ntago nahomba kandi njya namombeje n'ibindi birenze. Amafaranga rero ntugire ikibazo. Subize se ko agakonte nkariho. Gore tungo mpamvu nshaka kubyihutisha kujya atazaramenya n'imipango yacu. Ikindi kandi bitonde ndabizi abantu bari mu cyumba bavuga utuntu twinshi tazacipfa. Urabona ndi umwana. Oya. Ntabwo ndi umwana. Twajyanye. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago, but all will be okay. I move on each and every day. The past is where it stays, way back a year ago. I've changed for the better this time. I thought I would never be fine. I strive just to say I'm alright. And for the first time in a long time I'm alright. I've seen a lot of change, been through a lot of pain. Some things are not the same as they were a year ago. Bizimana ndagusanga. Nkuru hari. Riza Ngizimana nawe uje hano uraha ndakubonye. Umva Riza. Mbabarira. Ukora ibishoboka byose. Ngiye kuguha agafu. Wihute. Usanga uri mugabo ndebere ko atarapfa ukamumpera. Urasekeje. Ahubwo mpa yanjye kuko njye nivireho kandi nsanze byarangiye. Byarangiye. Yenje gutora ibyanjye amafaranga yanjye kandi narabikubwiye. Shaka amafaranga yanjye. Byarangiye neza. Ngiye niviriyeyo. Mpa amafaranga yanjye akazi kanjye naragakoze kararangiye. Shaka amafaranga yanjye asigaye. Gira vuba kandi ndi kwihuta. Reka nkubwire. Nyene nanjye kuyabyaza umusaruro. Byarangiye niviriyeyo. Niviriyeyo byarangiye nshaka amafaranga yanjye asigaye. Wabibonye heza umwuka? Yego man. Yaheza umwuka ahubwo se haciyeho n'isaha heza umwuka. Umva ntabwo nashakaga kwapfa. Fata karagafu rwose ukajyana. Ibyo birakureba mpa mahoro nshaka amafaranga yanjye ako gafu nawe ugenda ukijyana. Nayo nguha munanye mu kimwe. Shaka amafaranga yanjye. Uyobeye kutaka gutaka amafaranga yanjye. Mpa amafaranga yanjye. Gaho ndekura. Gira vava haguruka umarese amafaranga yanjye kandi kwihuta. Gira vava haguruka umpa amafaranga yanjye. Icyo nicyo nshaka uko twarabivuganye. Akazi ni akazi kandi umuntu akishyurwa. Gira vava umpa amafaranga yanjye. Erega gahinda kawe wabikoze ubiye wese yuko ari umugabo wawe ukeneye amafaranga ndayaguha. Shaka amafaranga yanjye haguruka umpa amafaranga yanjye. No mana we ngaho itonde amafaranga ntacyo apfana n'umuntu n'ubundi ndaje ngo. Banguka ndayakeneye. Nyine kujya kuyakoresha. Gira vava vuba. Banguka uyazane. Yazane ugenda wirisha mpereza amafaranga yanjye gira vava vuba. Chichi. Se ko mona noneho mwese munteyeho na mahoro. Mami nta mahoro. Nta mahoro je no kugushimira. Kuko kenshi nagagenda vuga ni kugushimira ndi ngiye nyine ntago bihagije. Kagushimire hari umuntu turi kumwe. Tugushimire twembi turi kumwe cyane ko tugushimire tunagusezera. Ikintu cya mbere ngushimiraho kibazo mpindura ubuzima. Hari life nari mbayemo wihindura nziza. Makazi ibintu bigenda neza. Urana mfatiranye. Byo mfatiranye murabizi. Kuko uruhinja. Ariko imyaka yanjye ntabwo ingana n'iyawe. Ibyo nabyo urabizi. Ukuri twari tubanyemo
mbicishwa hagira gutya nakifuje ko byakarengera yanga ariko nkanagushimira hari tafari wageretse ku buzima bwanjye ngiyo mpamvu rero tukabirangirira Murakoze cyane nyine ndagushimira kubwiye uko bimeze turi kugusezera se nanjye mushimira cyangwa ndumva nta kintu cyatanje cyari cyo gushimira gusa icyanyuma namushimira no kuyatumye duhura Serie ntabwo nabiye umugisha tumugisha aduhaye umugisha so ejo dufite flight njye na Lana ndacyakari nakwishimira ko wazasigara mu mahoro ibintu byawe bikagenda neza ukazabaho utungana gusa warakoze hagati aho nibagiwe kubwira ko wakoze nyine kuba twiyishiye njyewe na bari abadamu bose urabibuka neza kuvuga iki ibyo mvuze uri kubyumva twiyishiye neza nabona nababwiye ko ngiye kuyabashyirira ndagenda nayavunjishije nyabahereza yabona nyakure bayanjye Leo ndanashatse kuvuga iki musobanuza arahari Jesus bishatse gusobanura iki musobanuza arahari ntabwo byumva nyine kuri konti yawe twishyuye ngo kuri iki Leo avuze ngo iki nta kantu ka konti uri kumva mu matwi yawe ko iruhutse siniki cyabaye Leo rimwe na rimwe uhemukara igihe none bikugaruka biciye mu zindi nzira bisa naho utari umuntu mwiza kuko umuntu waraye apfuye yari umugabo wawe ubwo ni njye ugomba gukurikira bwira ka n'umwenda nawe kubwiye kuri muganga n'umwana mwiza Leo ubu konti yanjye aya nayo ngo no ntabwo mbyumva kumbe nahugiye mu rupfu rw'umuntu wagiye nawe urimo kuvida konti yanjye Leo wabinkora ngo waza amarira bwa nyuma se shu kumana amukoraho musohoke mumvire harundi twazakugusezera bagusezeraga urashaka hanze kuri okay musohoke okay No! Myself wondering what did happen to the last 10. I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really